Ntabwo twavuga rero ku buzima bw'amenyo cyangwa ubuzima bwo mu kanwa, umuntu atavuze indwara zikunze kwibasira amenyo, nubwo wenda tuzagira umwanya wo kugenda tuvuga imwe imwe kugira ngo abantu basobanukirwe kurushaho, ariko watubwira muri rusange ni iki abantu bakunda kwivuza, ni iki abantu bakunda kurwara ku bijyanye n'ubuzima bwo mu kanwa. Ubu abantu dufite cyane nigeze kubikomozaho ni abantu bafite carie dentaire, dental caries nibo benshi dufite, noneho hakaza n'abafite uburwayi bw'amashinya. Ese shinya y'irwara ite? Buriya ishinya kugira ngo uzamenye ko yatangiye kurwara, irabyimba igatukura, noneho wakora n'akantu gatoya ukabona itangiye kuva amaraso, wagira nka gutya ukabona amaraso aravuye. Icyo gihe ariko nta nubwo byakagombye kugera kuri ubu rwego, wakagombye kujya ajya kwa muganga bitaragera aho ngaho. Izo ndwara rero nizo zikunze kugaragara cyane, nizo dukunze abantu twakira, nizo zigaragaza cyane. Ubu noneho ariko harimo haragenda hazamo n'ibyo wambwiraga bira byo kwambara ibyuma. Yego. Birimo biriyongera cyane, biriyongera, ngira ngo abantu baragenda barushaho kumva akamaro ko kugira amenyo ameze neza. Ariko se bira byo kwambara ibyuma twabyita uburwayi, wenda nuko afite ayo menyo y'impingikirane uko bivuze, ariko abatararwara mu by'ukuri no kugira ngo navuga atigure hakiri kare atazagira uburwayi bumugeraho, ariko ntabwo twavuga ko ari uburwayi. Ahubwo mbibona kenshi mu rubyiruko, usanga mu banyeshuri, ndavuga nko mu mashuri yisumbuye, benshi ubona babyambaye, nk'iyo tugiye mu nama z'ababyeyi usanga rwose abana nk'icumi ubonye nka bane barabyambaye. Ariko buriya amenyo burya afite akamaro kayo. Amenyo adufasha kuvuga, adufasha kurya, ariko kandi ntitwibagirwe yuko buriya ni nayo adufasha kugaragara neza. Yego, cyane cyane dukunda no kubona ku bana b'abakobwa, ngo ntekereza ko bifite aho bihurira no kugira ngo umwana abe agaragara neza, azakure rwose agaragara neza. So baza rero kwivuza ku mpamvu zitandukanye, nuko nakubwiraga. Hari uza akubwira ati ntabwo ngaragara neza mu bandi, aricyo kibazo. Ariko mu by'ukuri n'uburyo amenyo yameze, nimba afite amenyo y'impingikirane, utamufashije ngo yashyire ku murongo, yazarwara vuba akayatakaza akiri mutoya. Iyo ni impamvu ya mbere ituma baza. Ni noneho no kuba hari uba ashobora kuba arya akumva ntahekenya neza, atabasha guhekenya. Icyo gihe nawe turamufasha nyine tukayashyira ku murongo neza, akabasha kurya neza. Hanyuma no kuvuga, hari abo usanga bafite amenyo adahura imbere, buriya ntashobora kuvuga, avuga uburimi. Yego. Kandi avuga ubwo burimi mo yashyize ku murongo, se ubwo burimi burakira? Birakira, kuko tuba twayashyize aho agomba kuba. Bikamufasha improve ubuzima bwe. Ese musanga nk'ubuvuzi bw'amenyo cyangwa se abakurikirana ubuzima bwo mu kanwa, mubona buhagije ahantu hose? Ugiye mu ntara hirya no hino, hari abantu b'abahanga nk'amwe baba bafasha abantu bafite ibibazo by'amenyo? Turacyari bake mu mijyi sava, ariko iyo ugiye hepfo gato mu byaro, usanga abo dufite bariyo batabasha no gukora neza, kubera ko nta bikoresho bafite bihagije. Ibintu bya kuvura amenyo birahenda, noneho ugasanga icyo bakora ni no kuyakuramo gusa. Niko kazi bakora, no kuyakuramo amenyo. Ayakuyemo wenda igihe kitari cyagera, niko navuga, cyangwa se bitari bikwiye, ntibishobora kumugiraho ingaruka zirenze izo ari kugira wenda akomeje kuba yafite? Bigira ingaruka nyine, kuko urumva iyo utakaje iryinyo bituma n'ayandi byegeranye atangira kugira ibibazo. Nayo niyo mpamvu ujya wumva abanyarwanda baravuga ngo iyo bagukuye iryinyo ngo bahita bakomerezaho, birakomeza. Kuko n'irindi rihita rifatwa, n'irindi rirafatwa, ukagenda bakuramo, ugasanga umuntu asigaye nta menyo afite. Ntabwo ari byiza rero guhita abantu bihutira gukura amenyo. Gusa hari igihe umuntu ashobora kuba ari muri situation, umuntu akamugana arababara cyane, nta kindi ari bumukorere, akavuga ati reka ndigukize ububabare bushire. Ese uburyo bakoresha bashyiramo izindi
sinzi uko babyita barihoma kugira ngo niba ari ahagize ikibazo hongere hasubirane. ubwo ni uburyo buba burambye bwizewe ku buryo nta kibazo byateza. burarambye cyane, gusa ntabwo wavuga si nk'ikintu kiri natirere, burya ikintu kiri natirere gifite umwihariko wacyo, ariko ibyo dukoresha ni ibintu tuba dufite garanti y'uko bizabaho imyaka 15 no hejuru rwose irenga pe, ni ibintu biramba. Ntabwo bizabaho nk'ikintu kiri natirere, ariko tuba twizeye ko bizaramba, bimara igihe kinini rwose. hari tuvuga ikoranabuhanga, iterambere mu buvuzi mu ndwara zitandukanye. Ese mu bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo naho harimo iterambere? Hari uburyo mukoresha ku buryo rwose wenda ushobora kuba wasimbuza iryinyo cyangwa warikura ukoresheje ikoranabuhanga? Hari twabigezeho? Kurikura ibyo ntabwo turabigeraho, ariko gusimbuza amenyo hari tekinoloji iri ku rwego rwo hejuru dufite rwose. Ntabwo irakwira cyane mu Rwanda, ariko irahari. Ho umuntu ashobora kuza, dufite ibyuma biba bisikana, bikagusikana, bigatwara information, bikajyana muri laboratoire, bigakora iryinyo, bigahita biza ibintu byoroshye cyane ku buryo ushobora gucyura gutaha uwo munsi umwe, ibintu byose bikozwe birangiye. Tekinoloji zirimo ziraza, kandi twizera ko n'ibindi bizaza, uko abantu bazagenda barushaho kubyumva, n'ubuyobozi bukadushyigikira, bizagenda bidufasha uko bagenda barushaho kubyumva. Ese nk'ubu tuvuge muri uyu murwa wa Kigali, muri Kigali, nk'abantu cyangwa se nk'ibitaro bivura ibijyanye bikurikirana abantu barwaye amenyo, ni nka bingahe, cyangwa se bona bihagije? Nicyo nshaka kugeraho. Muri Kigali birahagije. Nta statistique mfite nakubwira ngo ziri exact, ariko urebye ahantu hari clinique muri uyu mujyi, ahenshi hari clinique ivura n'uburwayi busanzwe, harimo n'abaganga bavura indwara z'amenyo no mu kanwa. Hari ukuntu ujya ubona n'abana bakiri bato wenda batagize umwanya wo kunywa cyane ibyo bintu by'isukari, cyangwa se wenda n'izo nzoga nk'uko mwabivugaga, cyangwa se nuko ugasanga nabo barwaye amenyo. Mwadusobanurira byimbitse ni ukubera iki icyo kintu? Abana bo bizamo bite? Indwara z'abana zikunda kuza ku menyo ze ni izihe? Nabyo kugira ngo abantu badukurikiye basobanukirwe kurushaho. Indwara z'abana rero, amenyo y'abana burya ni ikintu kinini. Nibirabakundira muzareke dukore ikiganiro cyihariye, ariko muri make urabona abana, iyo ari nk'umwana ukunda kurwaragurika, bakamuha imiti y'amasiro n'amasukari, noneho n'ababyeyi ugasanga ntibitaho kumugirira isuku. Abenshi burya batekereza yuko umuntu atangira kwiborosa yakuze, ariko umwana watangiye kumera amenyo agomba kuyoza. Umwana watangiye kumera amenyo agomba kuyahanagura. Ariko ugasanga none ikibazo dufite nuko abantu batarabyumva, akanywa iyo miti irimo amasukari, amasiro, bakaba bakunda no kumwihera utubombo, kandi amenyo y'abana burya aroroshye, yego aba yoroshye, akarwara ku buryo bworoshye. Hari abo usanga bararana nk'agacupa k'amata arimo yonka amata, cyangwa se anonka amashereka, ukajya kubona ukuntu twinyo twa hano imbere twarashiririye. Nicyo kibitera.